ntabwo twavutse mu buryo buri special. Ngiye na mama ntibasezeranye mu rusengero. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye kuwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umurimo utewe no gufuha kwe. Ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire, kuko itotezwa ntaho ritazagera ndetse no mu mashyamba niho ryabanje. Inyamaswa zigushije ishyano ziri muri za pariki, inzovu zirashira ku isi, ibiki byose birashira, ibiti by'inganzamarumbu byabayeho na mbere y'uko Yesu avuka ubu biratemwa. Ingingo ya 4 iravuga ngo if sex is free then make abortion legal and make it easy. Mu Kinyarwanda ngo ubwo tumaze no gutuma abantu igikorwa cyo guhuza ibitsina cyangwa mu rurimi rwahuranyije cy'ubusambanyi tumaze kugihindura cyaruka sange gishobora gukorwa iki cyari cyo cyose kugira ngo bitungane kandi bye kuremerera ababikora ibitero ubwo bituruka mu busambanyi ubundi ni inda zitwawe. Tuvuga yuko tugomba kurwana tugakuraho ingoma zabagashaka buhake. Cyo gihe yari ifite umuriro kuko nemeraga muri filozofi ya Karl Marx tugomba kwigobotora ingoyi ngo yagikolonize ngo na byabagashaka buhake imperialism. Kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabumuhorera undi muntu wese. Uvushiza amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Amen. Ibi bintu ngira ngo urabona ko nibyo bigezweho ko byo gukuramo amada. Buriya se uravuga iki kubirebana nabo ngabo bakoresha condom? Abica umuntu bamaze kuremwa, yego, bakoze icyaha. Uravuga bariya umwana amaze kurusoro, bakoze imibonano baratandukanye, mudamu nyine arasamye, wenda ayivanye imigize nko mu kwezi amezi 2. Nubwo abimaze umunsi, nubwo abimaze umunsi yamaze gutonda abayisha umuntu. Bo hari ibintu byinshi, kunywa ibinini, guterwa urushinge, kugushyiramo agapira n'ibindi. Ibiriya byo nta kibazo. Biriya impamvu hari bavuga ati jewe ndashaka kugira abana n'ababa 20 bazashobora kubyara zababyara, cyo ntabwo ari icyaha. Hari n'abavuga ati ariko jewe ndumva nishakira n'ubwo afite ubutunzi nishakira abana banjye 3, cyo ni icyifuzo. Ntabwo ngo afite ngo akoze icyaha. Ku bayuda aribo banyedini ngo ni ikigusha. Kubyerekeye aba filozofi bo mu isi aribo bitiriwe abagira iki abanyabwenge tureba bw'isi b'abahanga ngo ni ubupfu, ariko kuri twe abizeye imbaraga z'Imana zesha ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo nabwira abantu bose bari ku isi. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'impiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Nshuti bene data mwese abakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turashimira mwese mufata umwanya mukumva ubutumwa bwiza butambukaho, kandi turizera tutashidikanya ko abantu benshi bamaze guhembuka bitewe na commentaire mugenda muduha, abacaye inbox makatwandikira, abandika kuri channel, bakandikira kuri YouTube. Mwese bani baho umugisha, abadutuka n'abagira umujinya ko tubabwiza ukuri, namwe Imana baho umugisha, kandi Imana bahe gukanguka no guhumuka mu menshi ijambo ry'Imana rivuga. Gusa si benshi, ariko biragaragara ko hari abantu badashaka kumva ukuri, ariko abenshi baradushimira. Imana baho umugisha cyane, kandi kubwo gushimira natwe turabyishimira iyo tubona abantu babohoka. Hanyuma ikindi twabasaba nuko umuntu wese utangiye ikiganiro yajya kirangiza, keretse wenda babandi nyine baje kuhangana gusa, ariko niba utangiye ikiganiro kirangize, kuko nibwo uzumva ubutumwa bwiza neza. Iyo ugiciyemo kabiri, hari naho ugera ukumva harimo confusion, ukaba wagenda uvuga ngo hari bavuze bitari byo. Cyumve cyose, kuko aho ugeze hirya yaho hari igisubizo cy'ibyo wumvise. Rero Imana ikomeze gufasha buri wese, kandi barindiraho muri hose, kandi barwanirire, ikomeze kubarindira ubugingo ko aribwo buzabona Imana. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu, ni ikiganiro cyitwa Menya Nibi, aho turi kuganira ku ngingo 10 zanditswe n'uwitwa Alcibiade, umugirwakazi, umugome wanditse izi ngingo aziha Illuminati, bakaba barimo kubishyira mu bikorwa hirya no hino ku isi mu buzima ducamo bwa buri munsi, tukaba turimo gushakisha ariko tunandura.
akaba ariyo mpamvu turi kumwe na Pastor Musisi kugira ngo akomeze adufashe, dukomeze ducukumbure turebe ese ibi ntibidusohoyeho, ntabwo tubirimo, bikaba bitumye umwuka w'Imana arimo aragenda ahunga abantu mu isi, ibikorwa bibi bikaba kurushaho kuba byinshi mu isi, ubugome buragwiriye kubera ko umwuka w'Imana akomanga imitima y'abantu, umuntu ngo akomeze kugira umuntu ari kugenda ava mu bantu. Rero turi kuwiga izi ngingo mu buryo bucukumbuye, twabanje kuzivuga mu buryo bw'impinamagambo cyangwa se mu ngingo nkuru zazo. Ubu uyu munsi turi kugenda twiga buri ngingo, noneho tukareba se biriho cyangwa ntibiriho, byarasohoye cyangwa ntibyasohoye, ese ibyo bashaka kugeraho babigezeho cyangwa ntibarabigeraho. Hanyuma tukareba, twarangiza tukabwira Imana ngo Mana uduhe kuba maso, twige ibyanditswe byera, dusenge tubashe kwirindira muri iyi si. Hanyuma katwakire Pastor Musisi, mwamurebaga imbere yanyu ariko ikabanza basuhuze hanyuma dukomeze. Pastor, muraho neza? Muraho, murakoma. Imana yo mujuru w'umugisha, nongeye kubasuhuza abayobozi ba Iron TV, mbashimira n'umurimo mufite wo kugira ngo kuri kwamamare, kandi niringiye ntashidikanya ko ibihembo byanyu byabikiwe kubera izo ngufu mushyira muri ibi ngibi. Nongere kandi nsuhuze abacu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abumva izindi ndimi zirushamikiyeho nk'Ikirundi, Ikinyamurenge, Ikinyindu, Ikinyabwisha, Igihororo ndetse n'Igihangaza n'Igiha. Imana yo mu ijuru umugisha rero nibagirire neza. Ako Pastor, jewe nagize ikibazo kuri izo ndimi. Ese ubundi koko izi ndimi zibaho zumvikana mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Zirahari muri Kongo, muri Uganda, muri Tanzania. Uziko ntago nari mbizi. Zirahari izo ndimi, zirahari rwose, kandi ndabasuhuje mwese abumva izo ndimi bakurikira ibi ngibi, ko mfite na benshi b'Abatanzania barabyumva mu Kinyarwanda, abandi bajya kumpamagara bakampamagara mu Giswahili, nkashima kuko buriya nabo ni ikibazo, ariko Ikinyarwanda baracyumva mukurikije dialect ziwabo. Hanyuma rero maze kubasuhuza rero, niringiye ko tugiye kubana nanone dukomeza muri ya gahunda y'umwanzi yo kugira ngo adutandukanye n'Imana, kandi niringiye ko mu gihe kiri imbere tuziga na gahunda y'umwanzi noneho yo kwica imibiri yacu. Nakoze. Hanyuma Pastor, ngira ngo ubushize bwe duheruka twari tugeze ku ngingo ya 2, turimo kureba niba yarashyizwe mu bikorwa, ariko mu by'ukuri twabonye ko yashyizwe mu bikorwa kuko tubona abantu barimo kwandika, bari muri Amerika, bari iyo muri France, mbega muri biriya bihugu by'Uburayi na za Amerika, mu kuvuga ko ibyo mugaragaza koko bihari no mu miryango byagezemo. Ubushize rero twatuye ku ngingo ya 2 ivuga irebana n'iby'abana. Uyu munsi ngira ngo ntago tuyisubiraho, ahubwo turakomeza ingingo ya 3. Turakomeza ku ngingo ya 3 none n'iya 4, nizo ngingo z'ingenzi cyangwa se n'iya 5. Ariko ahangaha nagira ngo nibutse ko izi ngingo 10 umugambi wazo nyamukuru ni ugutandukanya umuntu n'Imana. Icyo cyumvikane. Hariho rero ubwo tuzasoma no kuvuga ngo ni ukwica umuntu mu bugingo, kandi abantu bacyumve neza, uyu muntu akwishe mu bugingo abakurimbuye. Naho tuzasoma n'izindi ngingo 21 zitwa Agenda 21. Izo ngingo zigamije noneho kuzana impfu z'abantu mu buryo bw'umubiri hifashishijwe ibyo tuzabona kandi tubana n'amaso ubu ngubu biri ku isi. Ariko izi tuzihereyeho kuko tuzi yuko kwica umubiri w'umwana w'Imana ntacyo ashobora kugeraho, nta n'icyo abashoboye gukora. Ariko uwica ubugingo niwe ukomeye. Niyo mpamvu ibinyito bireba ababikora n'ababitekereza n'ababishyigikiye mu nzego zose. Tubwira turabwira Abanyarwanda n'abavuga indimi z'Ikinyarwanda b'ingeri zose, abari mu butware, abari abacakara bo hasi, abacuruzi, abakomeye, abaciriritse, kugira ngo bose babyumve kandi bafashe. Kandi bamenye yuko ibi bikorwa rimwe na rimwe tubisanga mu nteko zacu zishinga amategeko, ubundi zikanabishyigikira, zimenye ko ziba zishingiye cyangwa zishyigikiye umurongo wa Satani wo kurimbura ubugingo bw'abantu. Rero reka turebe Madamu nk'uko yitwa Alice Bailey, akaba ari umugirwakazi wa Satani ukorera Illuminati, kuko Illuminati igizwe n'abantu bakorera Satani banamuramya
banakora kugira ngo umugambi we usohozwe mu isi. Izi ngingo 10 rero yarazanditse zirakurikizwa, nyamara si ibyo byonyine, izi ngingo nizo bagenda bavana mu bitabo binyuranye yanditse bigera kuri 25, ayobowe n'umudayimoni witwaga Jwari Kul, ubwo wamuhaga amabwiriza iyo misozi miremire ya Himalayas mu gihugu cya Tibet, ubutayu bwaho bwitwa Shambhala. Ingingo rero ubushize twabonye ingingo ya mbere n'iya kabiri, twabonye ingingo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Mbere twabonye ya mbere gusa, ubushize twabonye ya kabiri n'iya gatatu. Ubu turashaka kureba rero iya kane n'iya gatanu, bishoboka turongeraho indi, ariko izi zo ni ngombwa ko tuzi ko zirakurikiranye. Ingingo ya kane iravuga ngo if sex is free then make abortion legal and make it easy. Mu Kinyarwanda ngo ubwo tumaze no gutuma abantu igikorwa cyo guhuza ibitsina cyangwa mu rurimi rwahuranyije cy'ubusambanyi tumaze kugihindura icyo icyarusange gishobora gukorwa igihe cyari cyo cyose kugira ngo bitungane kandi bye kuremerera ababikora. Ibitero ubwo bituruka mu busambanyi ubundi ni inda zitwawe. None rero ikiza kugira ngo abantu be kugira ubwoba, reka gukuramo inda tugihindure gikorwe mu buryo bukurikije amategeko kandi ku buryo bworoheje. Aha rero uyu mugore yarategetse ngo bubake za klinika zinyuranye zitwa health clinics mu mashuri, ngo abantu niba ari abo gukurikiza koko ya gahunda twabigishije yo kwishimira ubusambanyi, bagomba nanone muri ubwo busambanyi ibatera ubwoba muri bwo bituruka muri ubwo busambanyi bidafite icyo bivuze ngo bigomba gukurwaho. Mu yandi magambo ngo bagomba kuba bakuweho ubwoba, ikibazo cyajyaga kibabuza gukora ibyo ari zo nda zitateganyijwe, cyo gikurwaho binyuze mu gukuramwo inda. Ibintu by'ubukirisitu ngo bibuza abantu gukuramo inda ubwabyo ni ibikandamiza, bikambura abagore ubwisanzure ndetse bikabambura no guhitamo niba bashaka kubyara abana cyangwa niba batabishaka. Niba rero umugore adashaka inda ntibimworohere, iyo nda yikuremo ayijugunye hariya kandi bikorwe ku buryo atababazwa. Muri iyi minsi rero si uko gukuramo inda ntabwo bikiri kuvuga ngo uko bitashobora kugerwaho, ngo ahubwo biranahatirwa abantu kubikora. Muri iyi minsi gukuramo inda byongere ni mu buryo bwo kugabanya abantu ku isi, ngo byongerewe ku gukoresha agakingirizo ndetse no kumira utunini. Aha rero iyi nyigisho icyo yari ikubiyemo, ibi byose biturukamo mbere na mbere no kwereka umugore, ariko nto tuduhereye ku bana b'abakobwa, yuko icyabuza gukora ubusambanyi ni gukora n'inda zitateganyijwe. None igisubizo cyizo nda zitateganyijwe ni iki? Ni gukuramo inda mu gihe yagiyemo, cyangwa gukoresha ibinini cyangwa gukoresha za condoms. Ni ukuvuga ngo gukuramo inda nicyo twibandaho. Ko gukuramo inda it's a criminal act. Actually ntabwo ari criminal act, it's a sinful act. Ni ikintu kiri criminal n'ikiri sinful biratandukanye. Kuko ikiri criminal gendwa criminal kubera amategeko y'abantu, ariko sinful ni itegeko ry'Imana. Iyo turebye byanditswe byera, ahangaha ni igitsina gore cyane cyane babyumve bashiki bacu, abana bacu, kugira ngo be gukomeza kwiteranya n'Imana bakora amahano, n'ababona babikora babyige, babone n'uburyo bwo kubirwanya. Nk'uko tubibona umuntu w'Imana Nowa amategeko yahawe, ngo Imana isezeranira Nowa isezerano. Umurongo wa gatanu aravuga ngo kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera, nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabumuhorera undi muntu wese. Uvushiza amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Amen. Aha rero turabona ikintu gikomeye cyane. Imana yo mu ijuru iratubuza kuvusha amaraso y'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo wishe urusoro
iyo ukuyemo inda uba wishe ubugingo, uba uvushije amaraso. Nta wica atavushije amaraso. Niyo unize umuntu amaraso ntasohoke ariko uba umwishe. Rero ibi ngibi yabyigishije nk'uko twabisobanuye. Iyi ni gahunda yo gutandukanya abantu n'Imana, kugira ngo bakore ibyangwa byahoze bikorwa n'Abanyakanani. Ari byatumye Uwiteka azinukwa amoko 7 y'Abamori, akayakura imbere y'ibyiteka ryose. Ndetse bikaba n'isezerano ku Bayisirayeli no kuri twe, yuko Imana yabashyize muri icyo gihugu nacyo nibakora nk'ibyo abanyamahanga b'Abanyakanani bakoraga, bahatuye imbere yabo, icyo gihugu kizabaruka. Iyi si Imana yituremera rero yashaka kugira ngo tuyibemo tuzungure byose. None abangaba icyo bakora mu izina ry'uwabatumye ari we Satani, ni ukugira ngo Imana ituzunikwe, idutsembe ku isi turimbure, nk'uko byanditswe mu buhanuzi bw'umuntu w'Imana Zefaniya. Imana yamuha isezerano rikomeye ririmo ubuhanuzi. Zefaniya ubutumwa bumugeraho, Imana iravuga ngo Zefaniya ndagutumye. Imana iravuga ngo Uwiteka aravuga ati nzatsemba ibintu byose biri ku isi, nzatsembaho abantu n'amatungo, nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, kandi abakiranirwa n'ibisitaza byabo nzabica, kandi nzabaca abantu ku isi, niko Uwiteka avuga. Zefaniya ibice bingahe murongo kangahe? Igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4. Umurongo wa 14 haravuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi, kandi urihuta. Intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, n'uw'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi, kuko bacumuye ku Uwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu, n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Icyitonderwa, ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umurimo utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose, kandi ibyo bizaba biteye ubwoba. Aha rero Imana yo mu ijuru ibibi n'amaraso avushwa n'ibizira byose bizatuma ibyo bigiye gutuma ubuhanuzi bwa Zefaniya busohora, kugira ngo abari mu isi bose bagire bate barimbuke ko batagendeye mu kuri ku Uwiteka Imana. Hanyuma pase buriya ibi bintu ngira ngo urabona ko nibyo bigezweho ko byo gukuramo amada. Buriya se uravuga iki ku birebana n'abo ngabo bakoresha condom? kuko hari n'abiyamburana, umugabo n'umugore nyine bari muri icyo gikorwa cy'imibonano ugasanga bariyamburanye, ariko ugasanga nyine siyansi baravuga ngo nta muntu uba wari wagahinduka umuntu ngaho ngaho, ngo nta kibazo na kimwe kirimo. Ibi bintu murabivugaho iki? Ntabwo twari dufata ibintu byose ngo tubirunde, ko ntabwo tudukurikiza iby'idini ryigisha, ahubwo tuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Gukuramo inda ni ikintu kigaragara yuko ari ubwicanyi, n'imikorere yose yo kuboneza urubyaro igendanye no kwica urusoro, icyo bita mu Cyongereza zygote, mu gihe habayeho guhura kw'intangangore n'intangangabo. Ikintu cyose gikoreshwa kiba cyisha umuntu. Ikindi cyose kitica umuntu ntabwo tukibara nk'icyaha. Tujye tureba ibintu ko hari ababifata byose bakabishyira kwa jumura, niba abandi bavuga ngo bo barwana kuboneza urubyaro mu buryo bwabo. Ariko ikintu cyose kitanyuze, kitishe, tavisi gikoze ku bugingo bw'umuntu, twe ntabwo tukibara nk'icyaha. Cyo twita icyaha ni cyo Mwuka twereka yuko ari cyo. Mu yandi magambo, ubwo ari abakoresha prudence, ari abiyakana baba bakoze icyaha. Ndavuze nti abakoresha abica umuntu bamaze kuremwa, yego, bakoze icyaha. Uravuga bariya umwana amaze kuba urusoro, bakoze imibonano, baratandukanye, umudamu nyine arasamye, wenda ayivanye imigize nko mu kwezi, amezi 2, nubwo yabimaze umunsi, nubwo yabimaze umunsi, yamaze gutonda, aba yisha umuntu. Nuva niba hariho uburyo bukoreshwa, wenda imitaka yimira, noneho rwa rusoro rwamaze gutonda rugapfa, aba yisha umuntu. Ni icyaha gikomeye cyane. None buriya nka biriya birebana
no kwishyirishamo agapira, kuba yafungura urubyaro burundu bafunze umura. Numvise ngo n'abagabo nabo barimo barabasaba, ejo bundi kuri radiyo bari kubasaba kubikora. Hari ibintu byinshi, kunywa ibinini, guterwa urushinge, kugushyiramo agapira n'ibindi. Biriya byo nta kibazo. Biriya impamvu ngiye mvuga ngo nta kibazo, ngiye mbanza kuvuga ngo ese icyo kintu mu gihe gikozwe gihutaje iki ku bugingo, ku buzima bw'umuntu? Kuko ntabwo amazi y'umugabo cyangwa intanga z'umugabo zose siko zirimo umuntu, nyinshi ziraseswa n'ubundi, imwe yonyine ishobora kurema umuntu. Rero ntabwo navuga intanga ubwazo, ntabwo intanga ari ubugingo, kuko intanga ibarwa yuko yabaye yaremye umuntu ari uko yagiye ku intangangore. Intanga z'abagabo ziraseswa, ndetse na uvi mu z'abagore ziraseswa, nubwo byaba hari n'abirotoreho n'abagira bati ibyo rero ntabwo twahita tubifata nk'icyaha. Twirinda twe kuvuga ikintu cyazatuma tugaragara nk'aho byo tuvuga bidashingiye ku byanditswe. Hanyuma se pase tukiri aho ngaho, ko iyi ngingo urimo kudusomera nyine ari iyo ntego y'abo bantu, kugira ngo hatabaho ikintu cyitwa urubyaro, kugira ngo abantu batabyara. Nk'uyu muntu ufashe icyemezo cyo kujya akoresha prudence, akajya kwishyirishamo ibyo bindi n'izo shinge, ntabwo yaba ari gusohoza iki ngiki cyo kutabyara bano uyu mugore n'ubundi yashyizeho. Oya, aha ngaha umutwe w'ijambo uravuga ikintu cyitwa abortion, gukuramo inda. Nicyo niwe mutwe w'intego, ni ugukuramo inda. So gukoresha n'ubwicanyi, gukoresha rero kapote cyangwa condoms cyangwa piru, bo uyu mwanditsi yavuze yuko mu gukontrolinga population growth, gutera imbere abantu kubaho ku isi, ibi ngibi nimwe mu bikoreshwa. Ariko ntabwo tubara yuko twebwe icyo tubona population control, kugira ngo abantu be kubaho ku isi, ntabwo babikora, ntabwo biraterwa no kwica umuntu wamaze kubaho. Umuntu wamaze kubaho, kumwica kamwambura ubuzima, kuko kwica abantu ntabwo binyura, ntabwo iki ngiki mu byo tuziga bigaragaza nuko abantu bagiye kwicwa mu buryo bw'umubiri, nibwo tuzabona no kwica umubiri uko kumeze nuko kwateganyijwe. Na ibi ngibi ntabwo bituma abantu bagira bashobora kuba bashira ku isi, nubwo babifata bo nibwo mu buryo bwabo, kuko bucyo badashaka, bucyo batumva, ntabwo ari abantu kugwira ku isi, nuko abantu bapfa n'abariho. Nta nubwo bifuza yuko isi ibamwe abantu nkuko twe tubitekereza, wenda bangana n'ubushobozi bwayo. Oya, ni uwo kwica no kurimbana nkuko biriya ibivuga. Kuko wowe ushobora kuvuga uti mu by'ukuri mbonye abana 4 mu mutungo wanjye barampagije, wenda ukavuga utyo, ntabwo umubanze, ariko uvuze abo wumva ushaka, so ko ari bushobora kurera. Hari abavuga ngo abo ushoboye kurera, ko burya nta muntu ushobora kwirerera, umuntu arerwa n'Imana. Ariko wowe ushobora kuvuga uti ndashaka mbese icyifuzo cy'umuntu, ko nk'ubu umuntu bamubwiye bati vuga abana ushaka uzasiga ku isi, none se yavuga 100? Aravuga ati ndashaka abana 100. Sinzi ko ibyo byakunda. Ariko kandi nubwo yavuga ati ne kugira umwana, ariko ngira abana Imana ibame, kandi buri ufite uburenganzira ashobora kuba ati jewe, hari bavuga ati jewe ndashaka kugira abana 20 bazashobora kubyara zababyare, cyo ntabwo ari icyaha. Hari n'abavuga ati ariko jewe nuva nishakira, nubwo afite ubutunzi nishakira abana banjye 3, cyo ni cyifuzo. Ntabwo ngo afite ngo akoze icyaha, we ni cyo wumva Imana ashaka mu mutima we. Imana ibamuhaye kabakuza barahagije. Imana yabwiye Aburahamu, yabwiye Imana, arayibwira ati, Imana yamubwira ngo mu rubyaro rwawe uzabyara na Sara nimwe uzaherwa umugisha. Imana abwira Imana ati yewe, ati ahubwo se waretse niba Isimayili akiberaho, ati uwo ko yaba hagije ibyuriya ko nabihebye. Avuga umugore we Sara, yavugaga yuva umutima we yanyurwa n'uwo Isimayili yabyaye. Ariko Imana ntabwo yamuhaye Isimayili gusa, yamuhaye, yakoze igitangaza abyara na Sara. Umwana uyu Sara arapfa, arangiza arongora undi mukobwa, none babyaranye abana benshi, yabyaranye n'abahungu 6 witwaga Ketura. Yes, rero Imana, ariko urwo rubyaro rwabo Aburahamu yabyaye ntabwo ari Imana ibubarira. Urubyaro rwa Ketura, urubyaro rwa Isimayili ntabwo Imana ibabara. Imana ireba babandi urubyaro rukomoka kuri Sara rwo rufite isezerano, kandi uwo rubyaro nanone iyo turukurikiranye ntabwo ari abakomoka kuri Sara bose. Oya, nabakomoka kuri Yuda, ariko kandi si Yuda nanone, ahubwo ni Kristo, uwo rubyaro rw'Imana rwasezeranyijwe. Tujye tureba rero urubyaro tuvuga twebwe, turavuga uruhe rubyaro?
turabyara bari ku isi, aho isi igeze ubu ngubu, abo bose bavuka siko bose bazajya mu bwami bw'Imana. Hashwe abazajya mu bwami bw'Imana, twe dukwiriye gushaka mu bariho, tugaruke turazi ishinga ngo dukuremo urubyaro rw'Imana tuvuga ubutumwa bwiza. Niryo sezerano rishya twahawe. Pawulo agerageza naho abwira abantu ati kuri jyewe yaba byashobokaga mwamera nkanjye, ntimurongore mukagumiraho. Bose twavuga yuko nawe yarwanyije kubyara ku isi, kuko utarongoye Yesu urabyara, ariko yaravuze ati bibaye byiza mwamera nkanjye. Ariko pasi uvuze kuri Pawulo utuma nibuka ibyo teoloji ivuga. Teolojiya ivuga ko Pawulo yashatse umugore. Rwose teolojiya nyinshi ahantu henshi barabyigisha, bavuga yuko ngo Pawulo yari umufarisayo yigiye kurengera ibyo witwa Gamaliyeli. Gamaliyeli ari umwe mu bafarisayo bakomeye cyane ku mategeko, yari ayazi cyane, bamushakiragaho ubusobanuro bw'amategeko. None Pawulo rero yigiye kurengera ibyo, bakavuga ko nta muntu wabaga umufarisayo adafite umugore. Bagahita batiro byagaga Pawulo yari afite umugore kuko yari umufarisayo. Icyo nicyo cyambere bifashisha. Ubundi bakongera kavuga ko Pawulo ngo yari umugabo mugufi, ngufite umutwe munini, ngariko umunyamujinya mwinshi. Noneho bakavuga ko yananiranywe n'umugore, ko umugore yari umugore nyine wa wundi ubona ko kumurusha ubwo se navangukira. Urumva we yari mugufi. Bakavuga ko abagabo bagufi nyine bakunda kugira amahane, banga umuntu basuzugura, ariko umugore yari ashinguye, yari umuntu ushinguye. Noneho rero ngo Pawulo agahora amushihura amubwira nabi, bituma batandukana. Izo ni inyigisho z'abadayimoni. Icyo baba bashaka gufobya bya bindi Pawulo yigishije ku bagore. Avuga ko abagore badakwiriye kuba bashumba, badakwiriye kuba, bakavuga rero ngo yari afite inzika ku bagore. None birabyo yavuga ngo yavugaga ibiki, bakajya naho bavuga batari ko se Pawulo ntuzi ko hari aho yavuze ngo ibi nabivuga ku bwanjye, simbivuga ku bw'umwami wacu, si itegeko ry'umwami wacu. Noneho ibintu bakabivangavanga kubw'inyungu zabo. Erega Bibiliya ushobora kuyijyamo ukayisaragurikiramo ushaka kugira ngo unezeze abantu benshi. Ntabwo bya Bibiliya buryo bijyamo cyane, kuko Bibiliya ni umutwaro, ni umusaraba kugira ngo umuntu ayikurikize muri wa kamera. Ariko umeze nka Dawidi yishimira amategeko y'Imana kandi ayikubiyemo. Ibyo nibyo twe twavuga ko urumva rero ko afite umutwe munini. Bibiliya se yigeze ivuga uko yasaga? Nta nubwo uko yasaga ari nazo nyungu dufite, nta nubwo bari bahare, gusa bavuga ko ari amateka ngo bagiye bahererekanya. N'uruhererekane nyine rw'abagnostics bageragezaga kugenda bafobya, bashaka gupfobya iby'Imana kugira ngo babyinjizemo ibitekerezo byabo bipfuye. Ubwo rero baravuga ngo nayo mpamvu ngo yarazi ibintu by'impiguro z'abubatsi, ngo kuko ntago wagera kuri wa rwego gusobanura ibintu nka biriya utarigeze wubaka urugo. Ariko ngi nkavuga ni abashatse gupfobya ha, ariko Imana idafite ubushobozi bwo kuba yakwigisha ibyo bintu byose ngo bimenye. Bibiliya itwereka ko mu byakozwe n'intumwa ngo batera Stefano amabuye, ngo hariho umusore wari uhagaze aho abateraga Stefano amabuye bamuha imyenda ye. Sawuli yari umusore muto, cyari atararongora rero, kuko avuga ngo ni umusore, bavuze umugabo. Arangije rero bateye amabuye ntiyararimo, ariko yafashe imyenda yabo kuko icyo bakoraga yaragishyigikiye. Arangije rero nibwo yavuye aho ngaho, we aragenda kuko yari impuguke mu by'abafarisayo kandi afite ishaka rikomeye ry'Imana. Atangira umurimo w'ubugoryi wo kujya ayobora imitwe yagendaga ifata abakirisitu, abagabo n'abagore, akabakurubana abatwara mu nkiko no kujya kubacira imanza. Aho rero niho yafatiwe n'Imana, arimo ajya kujya i Damascus. I Damascus aho yajyaga ni muri Syria, nta nubwo hari wabi Buyuda. Ariko urumva ubwami bwa Roma ko bwari maze kwigarurira isi, abari aho bose babaga bari mu mutwaro. Washobora kujya i Syria, washobora kujya mu Butaliyani, ubwo bwari barabaye igihugu kimwe. Ubwo rero yagendaga ashaka Abayuda bari cyane n'ubu bari barabanje kwizera, akabakurubana batwara mu nkiko cyane cyane z'Abayuda kugira ngo babacire imanza kuko bayobye. Kuko Abaroma bo ntabwo babyumvaga guhana umuntu ngo nuko yagiye mu idini runaka. Abaroma bari abantu bo rwego rwo hejuru basuzugura. Uwitwaga Galiyo yarabajije ngo abantu baje basakuriza bavuga ngo ibintu bijyanye n'iby'Imana yabo sinzi ibyo ari byo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe Pawulo nibwo yahuye na Kristo muri akiri umusore, aragenda amara imyaka 3 mu butayu bwa Arabiya, aho yamaze imyaka yigishwa na Kristo bwe. Kuvuga ngo yahise ajya kwigira no ku birenge bya Yesu. Hanyuma wari ugeze ati Pawulo none we ko yavuze ati abantu bibaye byiza bamera nkanjye, ubwo yaba hari icyaha yakoze ko atigeze abyara atashatse? Nicyo nanjye mvuga, ntabwo kwiyemeza kutabyara cyangwa kurongora bifite icyo bivuze mu byerekeye inzira y'agakiza. Oya, ahubwo twe icyo tubona
turabona gusa ni iki Kristo yatumye Pawulo ari nacyo atumwe intumwa ze ni ukujya kuvuga ubutumwa bwiza mu bariho, kuko abantu ubu turimo tugiye kugira abantu b'imburamuco n'abatizera Imana bazazana akaga mu isi. Kubabyara no kubagwiza bakaba benshi ku isi nta nicyo binamaze, ariko no kubica si igisubizo cy'ibibazo. Aho icyo tuvuga ni ukubabwiriza kugira ngo abarimbuka barimbuke ko babihisemo, abizera bakize ubugingo bwabo kuko bagiriwe ubuntu. Ibyo bintu bibiri. Hanyuma turakomeje noneho ku ngingo zacu. Katurebe ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu iravuga make divorce easy and legal, free people from the concept of marriage for life. Ndumva ibi bintu bisa nkaho byamaze gushyirwa mu bikorwa. Ese birasa cyangwa byagezemo? Kuko ndi kugenda numva hirya no hino muri za leta z'ibihugu kandi vugira na hano iwacu bo bamaze kwemeza ko umwana utaragera mu myaka 18 niba aramutse asaminda aryamanye n'uwo bangana agasaminda ngo yemerewe kwikuramo. Ikindi nuko numvise n'umuntu wese ufashwe ku ngufu atabishakaga ngo akumva ashaka gukuramo inda yayivanamo. Ise ibi byaba birimo gushyirwa mu bikorwa ari ingingo bari gushyira mu bikorwa? Byaba ari ingingo bari gushyira mu bikorwa? Ikintu cyose umuntu azakora mu bwenge bwe kinyuranye n'Imana yavuze kizamugiraho ingaruka. Kwica umuntu inda yamaze gusamwa ukayikuramo witwaje ikintu icyo ari cyo cyose kijustifying cyangwa gituma cyumvikanisha yuko hari impamvu igaragara cyuko uwo muntu apfa, icyo kintu kizakugiraho ingaruka ku rubwicanyi. Uwafashwe ku ngufu ahubwo icyo bakayibakora ku buryo mu isi mu gihugu bahana abanyabyaha. Umuntu afashe umugore ku ngufu ahanwe, icyo kintu ndacyemera. Ariko umwana uturutse kuri icyo gikorwa cy'uwafashe ku ngufu kumwica uba wishe umuntu. Kuko natwe twese uko twavutse ntabwo twavutse mu buryo buri special. Yego twavutse nk'uko abantu bose bavuka usibye Yesu gusa. Undi wavutse nk'uko ubushake bw'Imana buri kubw'isezerano ni Isaka. Nta wundi rero umuntu uko ni ushushanya Kristo yavuze ko ubushake bw'Imana. Twese twavutse dutyo. Twebwe gihe na mama ntibasezeranye mu rusengero. Aramukoye bya kinyarwanda tura inzoga barasinda umunsi mama arongorwa. None se ubuse navutse nkavuka muri ubwo buryo n'abandi ko bavutse. Ntabwo ari ngombwa rero kumwica kuko iyo umwishe nk'utwe tubona abana bagiye bavuka ku byabereye muri jenoside y'u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi. Abatutsikazi babyaye abana bavuye ku ntera hamwe, ariko bariho n'abantu ntabwo tubabonamo ububi. Ntabwo tubona yuko niba hari n'ababi barimo ni nk'uko abandi bana bose bashobora kuvuka bakaba babi. Abana bavutse barongwe mu miryango y'imfura bagasezerana neza bakagira bate barakura bakangura umugi nabo bakangirika nk'abandi. Ariko twirinde tutamirate life kuko ikintu cyitwa ubugingo ni icy'Imana ntabwo ari icyacu. Abo rero babikora amategeko abikora tuzabona nitugera ku ngingo ya 9 nitugera ku ngingo ya 10 tuzabona aho ibyo bituruka, kuko za parlement na za guverinoma z'ibihugu byose ngo bigomba kwemeza aya mategeko. Izi ngingo 10 izi ngingo ko ari 9 za mbere, ingingo ya 10 kugira ngo zishyirwe mu bikorwa za guverinoma na za parlement z'ibihugu byose byo ku isi nizo zigomba kuzabishyira mu bikorwa, kandi amadini yose akabyendozinga cyangwa akabihesha umugisha cyangwa akabyemeza akabihesha umugisha. Niyo mpamvu amadini yacu nk'ibi ngibi dushobora kubivugaho yaba yivanze mu mugambi kandi ntabwo yaba yumvira nyirabuja wayo, kuko agomba kumwumvira agategereza za parlement zamara kubyemeza bagasinya nabo babyemeza kugira ngo biheshe umugisha. Ubwo nyirabuja wayo madini ushaza kuvuga n'uwuhe? Ni Alice Bailey. We yaravuze ngo nyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, amadini yavuze mu cyongereza biranditse ngo Christian religious organizations are going to act as vehicles for the coming of the Antichrist. Bivuze ngo amadini ya gikristo azakora, yabanje kuzana urugero rwa Yohana Batista, ngo azakora nka Yohana Batista uko yategurije kuza kwa Kristo. Noneho ngo nabo ngo azakora umurimo wo guteguriza ndetse abe nk'ikinyabiziga
cyihutisha umugambi wo kuza kwa antikristo. Ibyo umugore yavuze nibyo tubona, kandi ko yabivuze yarahamije rwose. Mu yandi magambo, ubu amadini yose agakwiye guhaguruka akarwanya iki kintu, ibi bintu byo gukuramo inda nk'ibi ya Kristo yakaba yari yaherwaho ibyo yigisha, ariko kubera ko atari Kristo yayobora, ni ikibazo gikomeye. ubwo ni ukuvuga ngo iyi ngingo urumva ko hirya no hino amaleta amaze kubyemera, amadini nayo aracecetse, kandi ngo arimo aravuga ubutumwa bwiza, akaza kuvuga ngo itegeko ngo ryakangaye, ngo aravuga ngo ntukice, nyamara bakamva nka leta zisinye ibi ngibi zibyemeza ko umugore wafashwe ku ngufu cyangwa umukobwa atabishaka yemerewe gukuramo inda. Umwana w'imyaka iri munsi y'18 aryamanye na mugenzi we agasama inda yemewe kuyikuramo, hanyuma bakaza kwigisha itegeko rivuga ngo ntukice, ariko bagera kuri iki kintu ntibasobanure ko abantu bakwiye ngo babwire na za leta, babwira ati muramenye mwimena amaraso ko namwe azameneka. Yes, ibyo ngibyo niyo bakabaye bakora, ariko ntibabikora. Kamwe nk'urugero nabonye bakaye baravuzeho ariko bagaceceka, urugero rujyanye no kuvuga ngo umuntu ugomba kuba kuyobora itorero cyangwa idini, kavuga idini ku itorero ryo ni rya Kristo, ngo agomba kuba afite degree, university degree, but in what faculty, mu bihe ngo mu bindi byose bibonetse byo ku isi, yaba yarize law, amategeko, yaba yarize social sciences, economics, education, ngo ngo rwose icyo nicyo cyambere bamusaba kuyobora idini. Cyakora as a condition akaba yaragize abahugurwa y'Iyobokamana yanyuzemo. Amahugurwa bivuze ni nko kuba ufite certificate, ishobora kuba certificate of study cyangwa certificate of attendance cyangwa certificate of participation. Ibyo nabyo birashoboka. Certificate ni ikintu cyose kiba kibonetse. Noneho wa wundi ufite diploma, n'urugero icyiciro cya kabiri cya mbere cya kaminuza muri teologiya, kandi yarabaye na pastor imyaka myinshi, ngo ntakwiriye habo kuyoborwa na wa wundi wize, urugero wize social sciences cyangwa wize education. None amara kubyigisha, amadini agaceceka, ntagire icyo avuga, bagaceceka, bakaruma gihu, aho ugasanga bararwana bajya gushaka ngo aho biga ngo babone na bya bindi byo leta basaba, ndetse hakabaho n'ababigura. Nzi wize amezi 6 kuri online abona doctora muri teologiya. Noneho ukavuga abantu batuyobora baragana hehe, icyo bashaka, ariko Imana yabirebye iranabishwanyuza zara n'ibi byose. These are useless. Ikibazo gihari kuko hari n'igihe usanga amaleta nk'ibyo byose bategura, baba bana batumiye nk'abo bakuru b'amadini, bagategura izo ngingo zose, bagategura ibyo byose bari kumwe, kandi bagendana igitabo cyitwa Bibiliya. Ese Bibiliya irabyemera ko umuntu wese ukwiye kuyobora itorero rya Kristo agomba kuba ageze afite nibuza masters, wenda muri siyansi, muri filozofi cyangwa muri geography n'ibindi, hanyuma akabona kuba afite ayo mahugurwa y'Iyobokamana? Bibiliya irabyemera? Bibiliya ivuga ko umuntu yanga umukuru w'itorero agomba kuba ari umukristo setu. Icyitonderwa, ntabwo ari umukristo uhindutse vuba kugira ngo atikakaza, kandi nirya ari umuntu ahinduka umukristo bikamishwa n'umwuka wera w'Imana, kuko ntabwo ushobora kuba umukristo utari iki, udafite umwuka w'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka kuba umukristo, kuba umuyobozi w'itorero, agomba kureba conditions, ibisabwa byashyizweho n'Imana, kandi byabigaragajwe na Pawulo nk'umuntu w'umuvugabutumwa ubwo yandikiraga Timoteyo amubwira ati dore umuntu ashaka kuba umwepiskopi. Ubundi umwepiskopi ni umuntu ureberera cyangwa overseer, mbese umuntu ureberera, umuntu ureba cyangwa ugenzura ibikorwa, waba ari we. Ibyangombwa birabifite kandi biri muri Bibiliya. Ntabwo rero bivugwa n'amaleta yo kwisi cyangwa n'abanyabubasha bisi twabuva ibyo bavuga, ariko se babihera hehe? Ni akagambane gaturuka mu madini. Amadini yo ntavuga, ahubwo ajya inyuma agatanga proposals leta ikazikora. Kuko nabwo ntabwo leta, hari amadini ategeka leta turayazi akomeye y'intangeganyega, nayo ashingiye ku bintu nk'ibyo, ko abayayobora baba barize za filozofi, barize ibiki, bafite impamyabumenyi zikomeye. No bakavuga ati nizushyira iyo condition, bariya abantu bajyaga badutwara abantu bazaburiramo n'imikorere yabo ibure.
bo bafite ubutaka, bafite za katedrali, bafite nako nta nubwo twazita ngo ni za katedrali ahubwo ni za basirika, aho bicara abantu bakagira. Niyo mpamvu igitekerezo cyaturutse muri bo noneho gihabwa ba bandi babishyira mu bikorwa. Tutibagije ko amadini amwe afite abayahagarariye mu nzego zifata ibyemezo muri leta. Urugero nk'abajesuiti bahagarariwe hose mu madini yose, n'igisirikare gikorera mu ibanga. Abo ngabo barahari, barwanya imikorere yose y'uko ubutumwa bwiza bwagera ku isi, ahubwo bashyigikiye yuko ubutumwa bwajyanye n'umugambi washyizweho n'umuntu, kandi uwo muntu akoreshwa na antikristo. Yes. Ibyo rero bikaba ari ibibazo tugomba twebwe kwamagana, ko tuvugira Kristo, dufite n'ishyaka riturya, aho kugira ngo abantu bice ibintu duhare tureba. Igihe kizagera dupfe, ariko iyo tuvuze ibi hari abo bizafasha. Ni ukuvuga ngo amadini ntabwo ari mu gukora iby'Imana ishaka. Niba ibintu nk'ibi byemezwa, nk'uyu RCBR akabishyiraho, hanyuma Illuminati nayo ikabitanga, ikabwira amadini kubisensibiliza, ikabwira amaleta y'isi kubisensibiliza mu bantu ngo babyitoze babikore, ariko abavuga ngo bahagarare Kristo mu isi bakaba batuje, batari kuvuga ati muramenye ijambo ry'Imana uko rivuga, ubwo baba bari muri uwo murongo noneho wa Illuminati uko babishakaga. Icyansi batezwe nicyo bakamiwemo. Icyo ibyo mugore yavuze uburiho tubireba bisohoye. Niyo mpamvu twiga ibyo byose arabivuga. Amadini ya gikristo yitiriwe ubukristo azakora nk'ibinyabiziga byo kwihutisha umugambi wa antikristo. We yamwise ngo the great master, niko bamwita muri Illuminati. Bamwita the great master kabisa. Muzaza kuza gushyiraho iherezo ry'ibihe byose. Great master ni ukuvuga umutwaro ukomeye mbere kabisa, ukomeye. Ubu rero niwe uzaza kuza kandi ari mu nzira kandi yahageze. Ikimbabaje ntabwo abantu bakanguka ngo barebaho ibintu bigana. Yes. Bivuge ngo rero abantu niba koko bahamya Kristo, katugaruka no kandi bafite amategeko, bigisha amategeko. Harimo itegeko ni rya kane, rya gatanu, rya gatatu, ntukice, sibyo? Nibinjire muri ibi bintu. Niba mu bihugu barimo kuvuga ngo iri tegeko bimere gutya, abana bakuremo inda, abantu bafasha mu bakuremo inda, kuki badahaguruka bavuga ati itegeko ry'Imana mu ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukice, ibyo ni mu bikora mu wamwishe, ntabwo ibyo tubyemeye, kuki badahaguruka ngo babivuge? Umbaze nkubaze. Ni ukuvuga ngo bano bantu nakubwiye ko nabo bari muri rwa rwunge rwa maraya, bahetswe n'inyamaswa, ariko bagashaka kwitandukanya biyemera kandi bashyira imbere gusa amategeko. Ubu ngubu ikintu kibaraje ishinga ni ubuyobe. Bavuga yuko ngo hagiye gushyiraho itegeko ngo rya dimanche. Dimanche ni ukuvuga icyumweru. Ngo itegeko ryo bazazira, kandi nirinashyirwaho nibo abantu ba mbere bazajya kwica mbere y'abandi, ko ntabwo bazaba bafite ubutware bwo kugira ngo bahagarare imbere y'uzaba yarishyizeho. Ariko pase uzi ko barimo kugenda bareba ngo hari bamwe batangiye kujya kugura imirima mu byaro, abandi bagiye mu misozi, sibyo? Bo baravuga ngo byarahanuwe ngo yuko ngo bazajya kuba mu byaro, ngo iryo tegeko rigashyirwaho, ngo ariko bazaba bari mu byaro bazarindwa n'Imana. Ngo barimo kureba ahantu ngo bazagenda bihisha bakajya guhinga mu byaro kugira ngo iryo tegeko niriza bazaba bari mu byaro ngo batungwe n'ibyo mu byaro, kuko ngo ni nabwo birabyo umubare 636 bizatangira gushyirwa mu bikorwa, ngo abantu bagurisha biyanduza, ubwo rero ngo bagiye mu byaro ngo bazatungwe n'ibyo mu mirima. Satani arangaza abantu. Tujye nko mu Rwanda giye yahonze, hari aho uzi mu Rwanda hatari isibo. Si ikibazo, isibo barahari. Gusa ntibazakugenzura ngo barebe wowe ugiye hehe. Yewe ibyo kuvuga iby'iminsi nta nubwo byitaho, kuko antikristo hari igishushanyo kigiye gushingwa. Icyo gishushanyo n'igishingwa kizicisha benshi. Icyo gishushanyo kizaba gisimbuye maraya. Ni idini rimwe rigiye gushyirwaho, rizaba risimbuye amadini yose. Nirimara gushyirwaho rizagira umunsi wo kuruhuka. Umunsi wo kuruhuka uzaba ari icyumweru n'ibindi. Kuki icyumweru base gitotezwa wakabaye wibaza? Ubwo ndavuga icyumweru mu mvugo yumvikana, ndavuga umunsi wa mbere y'iminsi 7. Kuki utotezwa ukangwa na Satani? Ni umunsi w'ubutsinzi. Kandi bo bavuga ko ahubwo isaba atari itotezwa. Ariko bari rwose ngira ngo babanyoye kukayoga. Ubu hari abo duheretse kuganira jewe, ariko baravuze ngo barimo kujya kugura imirimo ikomeye za Kongo, ngo hejuru ngo mu misozi yo hejuru urenze za Murenge ngo mu mashyamba, ngo ariho bazigira ngo ibi bigiye gutangira gukorwa, ngo bazabe bibiriye mu byaro. Uzambariza abanyamurenge bari muri iyo misozi bamaze kubabaho, kuko abantu ntabwo bazi yuko umugambi wa antikristo
wa Illuminati. Icyo nemera agiye kujya mu cyaro wenda ntabwo umuntu yambwira ngo nuguhunga ahunze persecution kujya mu cyaro oya yamurose agiye kwatura kubera ubuzima abivuze cyo namwumva aravuye ko ahunze kugira ngo ahunge itotezwa aho ngaho baba bibishye kuko itotezwa ntaho ritazagera ndetse no mu mashyamba niho ryabanje inyamaswa zigushije ishyano ziri muri za pariki inzovu zirashira ku isi ibiki byose birashira ibiti by'inganzamarumbu byabayeho na mbere yuko Yesu avuka ubu biratemwa isi yose irimo iragirirwa nabi ntabwo rero bavuga bazahungira n'abahunga persecution ntaho bazayihungira uvuga ngo nibahungire muri Kristo gusa muri Kristo aho niho agomba guhungira niyo mpamvu ugenda kubwiraga icyumweru baragitoteza kuki abantu banga icyumweru kuki se Satani agihitamo kugira ngo abe ari cyo akoreraho niko ibya Kristo byose agomba kubifata akabyigarurira nuvuga ngo bariya barwanya icyumweru na antikristo na wa wundi ugifata kugira ngo akitire nawe ni antikristo ubundi umunsi wa mbere y'iminsi 7 ni umunsi w'ubutsinzi ni umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo ni umunsi wo kuza kwa Mwuka Wera ni umunsi ukomeye twebwe tuzi uwo munsi ntabwo ari ikiruhuko nongere mbisubiremo abantu benshi bagira ngo ni ikiruhuko ubaye ikiruhuko nawe wabusimbuye Kristo umunsi wa mbere y'iminsi 7 nibwo tuwukunda Yesu yawuzukiyeho Yesu Mwuka Wera yawuziyeho kandi Mwuka Wera ni Kristo mu buryo bw'umwuka ntabwo bivuze ngo noneho wa munsi usimbure Kristo nta nubwo umunsi ugomba kuba ikiruhuko oya wowe ugize ikiruhuko ni ubwambi bwa Roma kandi buhwanyije n'abangaba no bashaka umunsi kugira ngo bawutwemeze isezerano rya kera ngo turuhukeho kandi Kristo ari we kiruhuko cyacu cyo mu mutima ntabwo tukiruhura imibiri erega umuntu uruhuka mu buryo bw'umubiri arapfuye umubiri uraruhura ko umubiri ntabwo inyama n'amaraso bizajya mu bwami bw'Imana wowe urabiruhura ngo bikore bazugira amahoro yo mu mutima ugira ikiruhuko cya Kristo yes ubwo ngubwo nugira ikiruhuko cya Kristo cyo mu mutima nibwo uzaba utorewe kuzajya mu kiruhuko cya kindi cyavuzwe mu Baheburayo kitubwira ngo nuko rero Imana yongera kuvuga iby'umunsi wa 7 ushushanya wa wundi yaruhukiyeho ari cyo kiruhuko ari yo kitwa isabato ngo Imana yongera kuvuga iby'undi munsi wa 7 ari wo sabato sabato bivuze kuruhuka abantu bazajyamo noneho bakaruhukana data byiteka ryose ibyo rero ngo kandi ufite ibyo byiringiro mugomba gukora uko ashoboye kugira ngo atazahomba kujya muri icyo kiruhuko none ugasanga abandi icyo kiruhuko ntibakitayeho ahubwo bari mu cyuyu munsi bira ni ibintu byo gucurama rero reka tubasabe nabo twongere tubinabibutse n'abandi bagifite iyo confusion kuko ari benshi bari mu yandi madini bahora bibaza nanjye barampamagara bakambaza ngo tubwire iby'isabato ngo so tubikorera iki kuko baduteye ubwoba tugiye gushira koko turi munsi w'inyamaswa none ugasanga abo bantu baraho bataye ubwenge none habanga bakabikurira bakabihererezaho binyuze muri icyo kinyoma rero ugasanga ari ikibazo nibutse abantu ndangiza yuko kuruhuka ku cyumweru ari umunsi wa mbere y'iminsi 7 nibwire ko ari umunsi mwiza mwise twego ari mwisezerano rishya niwo munsi Yesu yazutseho niwo munsi Mwuka Wera yamanukiyeho ariko ntabwo bihesha uwo munsi ku munsi w'ikiruhuko ahubwo ni umunsi wo kwibuka ni umunsi wo kwibuka urupfu ni umunsi wo kwibuka izuka ry'ubutsinzi rya Yesu Kristo no kwibuka kuza Umwuka Wera yaziyeho uwo munsi tuje kubana n'abandi iteka ryose yes tuba tugomba guterana tukibuka Kristo kuri uwo munsi ibyo yakoze yaradupfiriye tugasangira n'igaburo ibyo byakaburuhuka ntabwo ari ukuruhuka ni ugusangira igaburo tukibuka n'urwibutso ntabwo ari ikiruhuko ikiruhuko ni Kristo muri twe ikimenyetso ni Umwuka Wera twahawe ni Kristo muri twe abayuda bo ikimenyetso hagati yabo n'Imana ikiruhuko cya Shabato ku kiruhuko niyo kiruhuko n'ikimenyetso cyabo ariko Bibiliya yashimangira ko Imana yabikore ko yabavatuye mu bubata mu buretwa kwa Farawo twebwe Yesu yatubatuye mu rupfu rw'iteka ryose adukura mu biganza bya Satani niwe Farawo yarabereye igicucu Bibiliya avuga ngo nabakuye mu itanura ry'umuriro ariko ryubakishijwe icyuma byari biteye ubwoba pasa murakoze cyane reka mudufashe gusenga ibi ngibi tuba turimo turabireba kugira ngo buri wese abe maso abantu bagenewe ubugingo mu mitima yabo ubu butumwa barabwumva gusa turaburira abantu mudukurikiye mwese muri mu madini niba udashobora guhaguruka ngo uhamye Yesu werekana amahano ari kubera mu isi bwicanyi buriho byose byo gukuramo amada
wangiza ukaza kuvuga ngo uri umukozi w'Imana ukirirwa ujya impaka n'abandi bantu, ntabwo waba uri mu murongo wa nyawo. ahubwo haguruka uhamye, dore ubwicanyi burahari, amada arimo arakurwamo kandi byaremejwe hirya no hino mu bihugu bitandukanye. ubwo se waba uri kuvuga iki utarimo kuguhamya Yesu ngo werekane ko ijambo ry'Imana ritabyemeza? Abantu babireke, kandi niba batabiretse nyine unabihorerwa. Abantu ntibemera guhererwa ubutumwa bwiza, guhererwa bahamya ibidafite umumaro. Pasi mudufashe, hanyuma abantu mubasengere, cyangwa niba ari inama hanyuma mwabagira mwibagire, hanyuma dusoze. Inama ngira abantu bari mu isi bose n'abandi bose bajya banyoherereza za video, rimwe na rimwe bazaramo n'ibya politike. Hari abantu benshi bagenda banyohereza ibintu byinshi bipfuye, n'abandi bose bari buntekereze, n'abandi bose bari buzakurikira ikiganiro. Hari ikintu mbasaba bashobora kumva, dusanga muri Bibiliya, nsubira muri Abakorinto urwa mbere, urwandiko rwabandikiwe rwa mbere, noneho ibice bibiri, soma umurongo wa mbere. Yego, ngaho usome. urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice bibiri, umurongo wa mbere. Haratubwiye ngo nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyozo yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Haleluya. Amen. Nicyo shaka yuko abantu bose bamenya ibihamya by'Imana. Naba tuvuga mu ko jewe natore kuvuga ibihamya by'Imana, ntabwo ari ibihamya bya filozofi, ibihamya by'ubwenge bw'abisi. Nabitizemo igihe kirekire, nabaye abasore b'igihe cyanjye, ndibuka yuko nigeze kubana n'abandi basore tujya turirimba Masheri bamwishe. Masheri uriya wari perezida wa Mozambique, ko yari freedom fighter, tujya turirimba aho bita kuri Freedom Square, tuvuga ngo cyama cyamashero amba, cyamashero cyama, cyama cyamashero amba, cyamashero cyamba. Masheri bari bamwishe kuko tuvuga yuko Makaburu bari muri Afrika y'Epfo bari bamwishe, tukavuga turi icyama, turi ishyaka rye cya Masheri bari bamwishe. Tuvuga yuko tugomba kurwana tugakuraho ingoma zabagashaka buhake. Cyo gihe nari ifite umuriro, kuko nemeraga muri filozofi ya Karl Marx, tugomba kwigobotora ingoyi ngo yagikolonize, ngo na byabagashaka buhake, imperialism. Cyo gihe nari musuka ukomeye cyane. Ubu rero ndavuga iby'Imana, kuko ndamaze kubona ko nta herezo ry'ibyo ngibyo ushobora kuba ryadukiza. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Ndavuga ibya Kristo. Rero iby'Imana, ibihamya uyu nguyu agiye kureba Abikorinto, yashaka kugira ngo babahamirize ku byerekeye Imana, bamenye Kristo wabambwe no wenyine, kuko ku banyamahanga, ku Bayuda aribo banyedini ngo ni ikigusha. Ariko ku byerekeye abafilozofi bo mu isi, aribo bitiriwe abagira iki, abanyabwenge tureba bw'isi b'abahanga, ngo ni ubupfu. Ariko kuri twe abizeye imbaraga z'Imana zitesha ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo nabwira abantu bose bari ku isi. Imana rero mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza. Nyuma mbere yo gusenga, nakongera kubibutsa ko bafite ikibazo yaza kutwandikira muri commentaire, nkuko umuco wacu uri, tugomba kubanza kureba ibyo abantu bakomantinze, n'ibibazo bibaza bikomeye tukabiheraho, noneho tubasobanurira ibyabaye. Icya kabiri, yanyandikira cyangwa yampamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Byumvikane ko abari muri diaspora bene wacu tuzi yuko ari benshi bagwiriye hirya no hino, kandi bo baraturusha no kuba maso yabo areba byinshi byo tuvuga. Twandikiye n'ushyira akamenyetso ko guteranya, gashyiraho 250, noneho agashyiraho 7 88 50 60 76. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, katusenge. Uhoraho Mana yacu, Mana ikomeye, icyo ushaka muri twe n'abari mu isi nuko twamenya Kristo Yesu. Wowe ni we rembo ry'intama, kugira ngo turokoke ibyo byose byenda kuba n'ibiriho.
ntacyo twakora ngo duhindure ibiri mu isi byugarije inyoko muntu kandi byugarijwe n'ibyaremwe byose, keretse gusa guhongera muri Kristo Yesu kugira ngo turokoke ibi byose byenda kubaho, kandi nk'uko Bibiri bivuga tuzashobore guhagarara imbere y'umwana w'intama w'Imana. Nuko rero dushoboze, imitima yacu isa ryaryo urayizi, ariko intege zacu z'umubiri turaziruzi. Turagusabye rero ngo turengere, kandi urengere n'abatwumva bose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze Pasimani, wamugisha cyane. Hanyuma turabashimiye mwebwe mwari mukurikiye ubutumwa bwiza, kandi turabasaba gusharinga ubutumwa, kandi wakunda ikiganiro gakanda like, tugakomeza kwagura ubwami bw'Imana. Imana ikomeze gushorera ijambo ryayo, kandi ishyiremo imbaraga zayo barokore igihe kibi kigoramye cy'ubugoryi Pawulo yavuze ari cyo uyu munsi duhagazemo. Amahoro y'Imana komeze kubana namwe mwese. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutumwa